Hello, beautiful people. Let me hope you are all doing well. Let me hope everything is going all right with each and every one of you. Ndizera ko ibintu byose bimeze neza kandi kuri buri umwe muri mwebwe. Alright. By'umwihariko nsoje abantu batangiye urugendo rwo kwiga Icyongereza. Hanyuma nsoje n'abandi nabo bakibibona nk'imbogamizi. Kwiga Icyongereza ni uburyo bwiza bwo kwiremera andi mahirwe na apana by'aka kanya ahubwo n'ejo. Icyongereza ni ururimi. Icyongereza iyo turi kwiga Icyongereza dufata ibintu dusanzwe tuzi mu rurimi rw'Ikinyarwanda hanyuma cyangwa se urwo ari rwo rwose waba uvuga hanyuma tukabihindura mu Cyongereza. Nta bundi bwenge bwinshi burimo. Icyongereza ni ururimi rworoshye ariko nanone ni ururimi rukomeye. Ni ururimi rworohera umuntu waruhaye umwanya kandi nanone ni ururimi rworohera umuntu ukibibona nyine nk'imbogamizi. Perfect, alright. So, ikintu kinzanye uyu munsi rero mfite quiz ahangaha. Tag on Training Center quiz, this is the part. Iki ni igice cyahariwe abanyeshuri basanzwe n'ubundi bariyemeje kwiga Icyongereza, by'umwihariko bakurikirana umunsi ku munsi updates za Tag on Training Center cyangwa se abakoresha channel ya The Sun TV mu kugira ngo mukurikirane amasomo dutanga. Mwese mbahaye ikaze muri Tag on Training Center quiz. Good. So the quiz of today is like we are going to change the following sentences into English actually. Okay, we are going to, they are in Kinyarwanda, so we are going to change them. We are going to translate them into English. Okay, so how do you say if you alright? Mbere yuko wenda dutangira, reka manze mbaganiriza gato kuri Tag on Training Center amasegonda 5. Tag on Training Center ni ishuri riherereye ku Ruyenzi, twigisha indimi, twigisha Igifaransa, twigisha Icyongereza, twigisha n'izindi ndimi nyinshi mwifuza, twigisha kandi ikoranabuhanga, twigisha ndetse na mudasobwa, hanyuma twigisha n'amategeko y'umuhanda, gutwara ibinyabiziga cyangwa se permis na provisoire. Tubaye ikaze rero, ni hano ku Ruyenzi, ubwo no kuvuga ngo abahazi mukora ibishoboka nyine mubitekerezeho, nanone ndabizi ko ari ngombwa. Hanyuma irindi tangazo nashaka gutanga ku bantu bashaka kwiga cyangwa se bari mu rugendo rwo kwiga Icyongereza, reka mbabwire ni nk'inama. Icyongereza ntabwo ari ururimi biga ngo bajye kubika mu makayi cyangwa se bagumane mu mutwe. Kugira ngo tumenye Icyongereza nuko tukivuga. This is it now. Ubwo no kuvuga ngo icyo nashaka kubabwira ni kimwe. Hari ukuntu umuntu ajya kwiga afite expectations z'uko agiye kwiga ibindi bintu bya dande. Mu Cyongereza ntabwo twiga gutwara indege. Oya, mu Cyongereza ntabwo twiga gukanika kandi dusanzwe turi abatayeri. Ntabwo bishoboka. Mu Cyongereza twiga ya magambo dusanzwe tuzi kuvuga mu Kinyarwanda tukayakira mu Cyongereza. Ubwo rero ntukajye ubifata nk'aho nyine ari ibintu ngo wagombye kuba wize ibintu byinshi. No. Niyo mpamvu biba byiza ko ubundi umuntu wese wiyemeje kwiga Icyongereza, ijambo ryose usigara uvuga mu kanwa mu Kinyarwanda wakagombye kurisigarana mu Cyongereza. Sinzi uko byagenda kugira ngo we translatingire cyangwa se uyihindurire mu Cyongereza. Sinzi niba bishoboka ko nawe ibyo byagukundira, ariko ubundi niyo concept yakabaye hari. Ijambo ryose uvuga mu Kinyarwanda wakabaye kuba urisigarana no mu Cyongereza, kubera ko ijambo utari wavuga mu Kinyarwanda ntabwo urikeneye no mu Cyongereza, hari igihe utazigera uhura naryo. Ijambo utari wavuga mu Kinyarwanda no mu Cyongereza ntabwo urikeneye. Iyo ngaho uvuga mu Cyongereza ni mu Kinyarwanda niyo no mu Cyongereza ukeneye, kubera ko suppose ko uyu munsi wenda tuvuga ugiye kuba uri kubana n'abantu wenda batavuga Ikinyarwanda. Okay, so bino bintu wirirwa ubwira umugabo wawe, wirirwa ubwira umugore wawe, wirirwa ubwira abana bawe, like what are we eating today for dinner, uyu munsi turarya iki ku ifunguro rya nijoro, kubwira umugabo wawe cyangwa se umugore wawe ngo uyu munsi ndataha bwije. Ibyo ngibyo nibyo noneho uhita utekereza ukavuga ngo ariko ibi bintu ngiye kubibwira umuntu noneho utari bumve Ikinyarwanda, can I really make it? Nabona koko nabimubwira cyangwa ndacyafite urugendo rwo kwiga? Aho ngaho niho kwiga bihera. Ubwo rero ntabwo ari ibintu byinshi, ntimukajye mujya mu bintu bya kure. Ni nayo mpamvu udukwizi nk'utu ngutu tuba tuje kugira ngo urabona ko tuvuga ku bintu bisanzwe. Uramutse ugiye reka dutangire. Let's get started. Alright, I hope you are ready. Alright, now, so if you want to tell someone like umuriro wagiye, aya magambo ari mu Kinyarwanda tugiye kujya tuyashyira mu Cyongereza. How can you tell someone like umuriro wagiye, hanyuma akaba ari umuntu utari bwumve Ikinyarwanda? Wamubwira ngo tujye kumubwira ngo umuriro wagiye. Ndaba amasegonda 10. Umuriro wagiye. Wabitekereje? Ijambo umuriro wagiye.
reka uze kunyandikira muri comment turebe neza niba koko nawe ariko wari kubisubiza cyangwa se hari ubundi buryo wumvaga wabisubizamo. Ariko uramutse ugiye kubwira umuntu ngo umuriro wagiye, ntabwo kugenda, ntabwo ari ukugendesha amaguru. Ijambo bita going, the power is going, the power is how do you say, ubivuga gute? Hari umuntu wavuga ngo the power is gone, fine, umuriro wagiye, byakumvikana. Ariko iki kintu cyitwa verb to go, iki kintu cyitwa verb to go, kuvuga ngo the power is gone, sorry, the power is gone, iki kintu cyitwa verb to go ni ukugenda ariko by'umuntu ugenda, like ufite amaguru. Umuriro ugira amaguru angahe? Okay, so we always say like the power is off, not power is gone. Mu cyongereza cyiza turavuga ngo the power is off, tuba tuvuze ngo nta muriro uhari, umuriro wagiye. Birumvikanye? Hanyuma power nyine ni umuriro, is off. Hanyuma tugiye kubwira nk'umuntu ngo umuriro uragarutse, umuriro uragarutse, wabivuga gute? Kugenda, nko kubwira umuntu mu kinyarwanda, ugiye kubwira umuntu ngo ndi kugaruka cyangwa se ndagarutse, abwira umuntu ngo I'm coming back. Okay, ariko noneho uramutse ugiye kubwira umuntu ngo umuriro like umuriro, electricity, umuriro wagiye, uragarutse, wamusubiza gute? Umuriro witwa the power, witwa power. Okay, how do you say like umuriro uragarutse? Alright, so umuriro uragarutse turavuga ngo the power is back, umuriro uragarutse. The power is off, umuriro wagiye, umuriro uragiye. The power is back, umuriro uragarutse. Si yego? Birumvikana ngira ngo ibi ngibi. Alright, now uramutse ugiye kubwira umuntu ngo mfite igikapu kirimo ubusa, mfite igikapu kirimo ubusa, wabwira gute umuntu mu cyongereza like mfite igikapu kirimo ubusa? Perfect. You can also say I have, sinzi wenda niba ibyawe bihura n'ibyanjye, you can say I have an empty bag. Bag ni igikapu, okay, cyo mu bwo aribwo bwose. Igikapu cyo mu mugongo cyitwa backpack, okay. Hanyuma empty ni ikintu kiri mu busa, empty, okay. The cup is empty, the cupboard is empty. Igikapu kirimo ubusa, I have an empty bag, mfite igikapu kirimo ubusa. Perfect, okay. So number 4, uramutse ugiye kubwira umuntu ngo, okay, nizere ko ibi ngibi uramutse ugize ikibazo you can always like wambaza. Okay, uramutse ugiye kubwira umuntu ngo akabati kanjye kuzuye, apana kuzuye ibyombo. Okay, izi ni interuro 10 nabateguriye kugira ngo tubikoremo quiz. Ndagira ngo buri muntu wese arebe niba koko iri jambo yarishobora cyangwa yisuzuma, arebe niba koko adakeneye kwiga icyongereza. Okay, so akabati kanjye kuzuye ibyombo, wasubiza gute iyo nteruro mu cyongereza uramutse ugiye kubibwira umuntu like akabati kanjye kuzuye ibyombo? Amasegonda 10 yarangiye. Alright, so you say like my cupboard, okay, is full of dishes. Okay, nawe niko wamusubi, nawe niko wari wabitekereje. Niba ari byo felicitation, niba atari byo uko niko wabwira umuntu ijambo ngo my cupboard is full of dishes, wamubwiye ngo akabati kanjye kuzuye ibyombo. Akabati kitwa cupboard kanjye, niyo mpamvu hariho aka kantu kitwa my. Okay, my cupboard bivuga akabati kanjye is full. Ijambo full ni ikintu cyuzuye, ni ukuba kuzuye. Hanyuma ibyombo byitwa dishes, ibyombo byo mu bwoko butandukanye byose byitwa dishes. Perfect. Now number 5, nta mahoro y'abanyabyaha. Ijambo rivuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, ryari ndi twiga tuvuga buri munsi, ugiye kuribwira umuntu warivuga gute? Nta mahoro y'abanyabyaha. Tugende. Alright, 10 seconds now. You can also say like there is no peace for sinners. Okay, there is no peace for sinners. Ni ukuvuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Ijambo peace rivuga amahoro, hanyuma abanyabyaha bitwa, umunyabyaha yitwa, icyaha cyitwa sin. Okay, iyi hanyuma umunyabyaha yitwa sinner, iyo babaye benshi bitwa sinners. There is no peace for sinners, uvuze ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Perfect. Now number 6 be like sinkunda kuvuga amagambo menshi. Ugiye kubwira umuntu ngo sinkunda kuvuga amagambo menshi, wamusubiza gute mu rurimi rw'icyongereza? Sinkunda kuvuga
amagambo menshi. Sinkunda kuvuga amagambo menshi. Alright? Let's go. Sinkunda kuvuga amagambo menshi. Nuko nguko ubitekereje wabivuga, cyangwa se nano ukavuga ngo I don't like. Alright? I don't like to say, okay? To say, you can say to say too much words or much words, okay? Much words. Sinkunda kuvuga amagambo menshi. You can also say, you can like too much words. Amagambo menshi cyane. Sinkunda kuvuga amagambo. I don't like to say too much words. Perfect. Now number 7 be like, naguhamagaye ntiwanyitaba. Naguhamagaye, it's something that ni ibintu byabaye, naguhamagaye ntiwanyitaba. Okay? How do you say that? Like naguhamagaye ntiwanyitaba, ugiye kubwira umuntu ngo naguhamagaye ntiwanyitaba mu cyongereza wambwira gute? Let's go. You can also say like, I called you and you didn't pick up. Pick up can also be like answer, okay? Okay? Answer. Okay? So it can be like I called you and you did not pick up, and you did not answer, and you did not respond. Okay? You can also say like you did not respond. Ibi byose ndi kuvuga hariya, pick up, answer, respond, ni ukwitaba. Ibyo mwihariko nko kwitaba telefone. Naguhamagaye kuri telefone ntiwanyitaba. I called you and you didn't pick up. Okay? So ugiye kuvuga ngo number 8, sinkibana n'ababyeyi banjye. Sinkibana n'ababyeyi banjye. Okay? Sinkibana n'ababyeyi banjye. How do you say it? You can also say like I do not or I don't, okay, live with my parents, okay, with my parents, anymore. Alright, anymore. Now you can say sinkibana n'ababyeyi banjye. Ijambo I don't live with my parents riravuga ngo simbana n'ababyeyi banjye. I don't live with my parents, okay? Now kugira ngo bigaragare ko like kuvuga iyi nki iri hano ni ibintu ntagikora, ntabwo nkibana nabo. That is why we brought this anymore. I do not live with my parents anymore. Sinkibana n'ababyeyi banjye, sinkibana nabo. This anymore must be there. Kubera ko iramutse idahari wavuze ngo simbana n'ababyeyi banjye, okay? Number 9 can be like murumuna wanjye afite ubukwe mu mpera, alright? Murumuna wanjye afite ubukwe mu mpera z'icyumweru gitaha. How can you put this in English? You can also say like my younger brother or my little brother, okay? My little brother you can say like is having. You can say like is having a wedding, okay? Wedding, okay, in this coming weekend. My little brother or my younger brother is having wedding in this coming weekend. Mu mpera z'icyumweru gitaha. Sorry, ntabwo ari this coming weekend, ahubwo ni in the weekend, kubera ko ni icyumweru gitaha, in the weekend of the next week. Okay? Buriya nari mvuze ngo ni muri iyi weekend iza, ariko ntabwo ari muri iyi weekend iza, ahubwo ni muri weekend y'icyumweru gitaha. Okay? Murumuna wanjye afite ubukwe mu mpera z'icyumweru gitaha. My little brother is having a wedding in the weekend of the next week. Okay? Now, my little brother can also be like my younger brother. Okay? Birashoboka ko byaba murumuna wanjye bikaba little brother cyangwa se my younger brother. You can also say like wenda ushobora kuba watekereje nko kuvuga ngo my little brother cyangwa se my little brother has, apana is having, aho ukavuga ngo has. Okay? Nabyo birashoboka kuvuga ngo my little brother has wedding in this weekend
in the weekend of this next or of the next week. Okay, nabyo birashoboka. Nabyo ushobora no kuvuga ngo my little brother will have wedding in the next in the weekend of the next week. Nabyo birashoboka. Alright, nizere ko kugeza ahangaha nta kibazo. Ku kibazo cya 10 hari ijambo rivuga ngo wampamagaye namaze gusinzira, cyangwa se wampamagaye namaze gusinzira. Wampamagaye namaze gusinzira. Let's go. You can say it like you called me while I had slept. Alright, ku bantu twigana, ku bantu bajya bagana ishuri, ku bantu tujya twigana yaba online cyangwa se kuri Zoom ndetse no mu ishuri, ibi ngibi tubyita past perfect tense. Hanyuma tubivuga turi gushaka kuvuga, urabona iri jambo riba riri mu gihe cyashize, hanyuma tuba turi kuvuga hari kuba namaze gusinzira, noneho no kuba mpamagaye hari ibintu namaze gukora, ni ukuvuga ngo ni ukugereranya ibihe bitatu mu gihe byose byarangiye. Hari kuvuga ngo hari iki gihe turi kuvugamo ibintu, tukaba turi kuvuga igihe ibintu byabereye kuba nari nasinzire, tukavuga n'ibindi bintu byabaye mbere y'uko nsinzira. Okay, sorry, nyuma y'uko nsinzira. Warampamagaye, umpamagara hari ibindi bintu nakoze nasinziriye. Niyo mpamvu dufata igihe cyashize, kuba warampamagaye n'ikindi kintu nari nakoze mbere y'uko umpamagara. Okay, nari namaze gusinzira, no kubuza no kumpamagara. That is why I said like you called me while I had slept. Okay, iyi ngiyi ni ni past simple. In past simple, like you called me. SVO form, you know, this is subject. Now this is verb and this is object. Now while ni ngovuga ngo mu gihe I had slept, nari namaze gusinzira. Okay, now nizere ko kugeza ahangaha nta kibazo na kimwe dufite. Ikibazo cya 11 kiravuga ngo kutiga biragatsindwa. You know what, this is your homework. Let me know in the comment how can you translate this word like kutiga biragatsindwa in English. How can you put it in English? Kutiga biragatsindwa. Let me know in the comment. Hanyuma no muri ibindi twakoze hari gishobora kuba wenda tuvuge ijambo twakoze ufite ukundi kuntu waribona, nta kosa ribihana. Kuba wenda hari ibintu nge nakoze mu buryo bwanjye nawe umva hari ubundi buryo wabikoramo, ushugiye let me know, ushobora kunyandikira ukambwira kugira ngo turebe niba koko nta kosa ryaba ririmo, kugira ngo dufate umwanzuro niba ariko wabivuga. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri ya telefone yacu cyangwa se mukadusanga ku ishuri aho dukorera ni ku Ruyenzi. Ibisigaye have a wonderful rest of the day.